ni bampi ndabyo zanjye nakubwiye nti umuhanzi wanjye ni Kimage Resotre. Oya yampe mu kimuhanzi wanjye reka dusubire ku ntebe twige. Dutegure ribato se natwe umwaje mutegure none dutumye wawe. Tegura wawe none ubutaha sasa. Tuzaza. Ubutaha rero mwanarira. Oya kurira karabirangije ntabwo tuzongera nta urira kabiri. Cya gitaramo gihuza abantu babiri cyare kibaye. Oya gitaramo ariko cyari umuriro. Cyari umuriro umuhanzi wanje njya nkubwira. Ntabwo yagize amanota menshi. Ariko je nakubwiye yuko wanje ari Kimage Resotre. Abaje bamumanje. Singiye kwiga bitinda. Ari kiba muvane mu kandi ari kiba buriya nujya kurekinga ari kiba. Uramushyira muri kategori zacu. Bo. Ariko attention. Cya gitaramo gihuza abantu babiri cyare kibaye. Oya gitaramo ariko cyari umuriro. Cyari umuriro umuhanzi wanje njya nkubwira. Ntabwo yagize amanota menshi. Ariko je nakubwiye yuko wanje ari Kimage Resotre. Abaje bamumanje. Omba narabikubwiye ntumuhanzi wanje ni Kimage Resotre. Ariko akubwiye buryo yagutanze ku rubyiniro aba yagutanze. Ashaka gutuma uhati baba pe. Ubundi mwashatse kuza muri abanyuma. Twe nyine nka ba nyiri ibintu. Twabati twe ba nyiri ibintu nitwe dusoza. Dusanga umutumirwa ibintu yamaze kwimena mishisha. Reka nkubwire. Kera urumva kera nanjye nkijya kuri stage. Uzi intambara zaberaga backstage tuvuga ngo ninde ubanzaho abita bakongwe aribo bashaka gusoza. Iyo umuntu akubanjeho ubu bigaragara ko ari umupeti abo tubabara nka ba curtain lasers. Ni babandi bavana hamarido kugira ngo abantu bakubone. Bese niba bakura amarido bakakomeza no kuyafata. Hari igihe umuntu aza kukuvanira hirido yarangiza mana yaje akagukorera ibintu. Akayikura akanayisubiza akanayidoda. Ibyo bintu byabaye ku muhanzi umwe uturutse muri Amerika. Aje kuririmba ahantu mu gihugu kimwe cy'abaturage Buganda. Uwo muhanzi ubu ngubu we na nyina barafunze kubera ubujura. Nta muhanzi uzi wigeze no kunyura mu Rwanda ariko utari fiti pe. Munini cyane. Waririmbanye indirimbo na Tom Cruise. Asumwe munini cyane. Munini cyane w'umunyajamaica. Uwo nguwo ndamubona. Ntabwo ubuze ko nguwo Sean Kingston afungiye ubujura. Yes, Kingston uwo nguwo. Afungiye ubujura. Yaraje Bugande arakabya. Urumva? Maze abana barahamubanza. Bakora stage yaraje abantu bose bakajya bamubwira bati tubabarira ugende. Tubise widusinziriza tujye kwinywera. Ebana. Hari igihe rero umuntu ubizamo ngo uraza kuza nka Kinkongo urabyumva umukatenire yiza akagukosora wahagera ukahagira. Aha. Ubwo rero twaraye tuguteye icy'umutwe. Umva mwansinze icy'umutwe kubera ko wenda abantu bagira uko bareba ku buryo butandukanye ariko nkanjye uko nabibonye ntabwo narindi ariko nabikurikiye mu mashusho nabikurikiraga. Umuhanzi wanjye The Ben yaje nyuma ya Melody. Ubwo muri ranking niwe wari homme de match. N'ubundi kuko nitwe twari ba nyiri ibirori nitwe twabiteguye. Melody twari twamutumiye kwakunda ashaka no kwigiro yiwa ubyanga tumwinginga twose watubari ukaza ariko yaje arabisiketagira ibintu byose aradirimba karahava abafana baraguruka abacuranzi kabuhariwe. Hanyuma umuhanzi wanjye umenye nta bacuranzi yari afite. Ukuri agomba kuba njye nkurikije uko nabirebaga yaririmbanaga n'ibiradiyo. Umva nirekwambia narakubwiye ntukajye ukina ntuzakinisha ingwe y'ishyamba. None cyabigaragaje rero yakomeje kurimba beka yose yasohotse yataye. Hari igihe muvandimwe bigorana. Niba ari amasaha yagoye abantu niba ari umuhanzi utari ku rwego rw'uwarubanje abantu batashye. Hari umuhanzi wigeze kuza uramwibuka witwa
witwa Niyo yarakubise buri muntu wese akajya yifuza avuga ati watuma bari ntutahe ntibagushuke iyo stage yaryoshye ayayayayaya n'inzira igucyurura yibagirwa. Nabonaga abamama bambaye udupira twanditseho ngo Munyakazi. Hari umudemobe wigeze kuturirimbira shahu. Uramuzi? Ninde? Umudemobe witwa Shagi. Umudemobe yarakubise tukatuvuga tuti ntago tugenda. Demobe ati ngiye kubongeza imwe mu mbabarire muve hano. Ati reka mbongeze ni ya kabiri ariko mugende. Turavuga tuti tubabarire. Ndakwibutsa najya kwigendera ibintu yigeze kudukorera mu mahoro. Ubwo nanagiye mu gitaramo ndi kumwe n'umwarimu wanjye w'imibare. Nyakwigendera nde? Lucky Dube. Nyakwigendera Philippe Lucky Dube. Nane vuga tukajya ibitu ngiye kubona numva mwarimu arankandagira ari mu kubyina reggae. Hibuke ndabase twa. Ukavuga uti mwarimu wanjye zirege yazikuye. Mbona ni mwarimu John. Mu gitondo buretse kuwa mbere twinjiye mu isomo rya matematike. Byaramurenza atangira kuvuga ati igitaramo ampaye. Urumva ikintu kiba gikomeye? Rero umuhanzi wawe niba koko oya twahataye baba byageze ahantu abantu bagataha. Twahataye baba umuhanzi wanjye sinzamuvaho ariko rwose melody yaduhemukiye cyane. Melody waduhemukiye. Abantu ni bampe indabyo zanjye nakubwiye nti umuhanzi wanjye ni Kimage Resotre. Oya yampemukiye umuhanzi wanjye. Reka dusubire ku ntebe twige. Dutegure ribato se natwe uwaje mutegure none dutumire wawe. Tegura wawe none ubutaha sasa tuzaza. Ubutaha rero mwanarira. Oya kurira twarabirangije nta gutsongera nta urira kabiri. Oya melody yamemukiye. Ahubwo reka nza muhamagare. Melody se mubwiye ntiwangejeje Mutabaruka. Muhamagara umubwiye uti rwose Mutabaruka ruri ahangaha ntago azongera kukuvuga umwaka wose. Bwira uwo mwana ako kantu akanyoherereze ko rwose. Ariko ntago ari njye gusa wayamanitse. Ahantu benshi bayamanitse batiyewe tubaye tuyamanitse. Ariko retour umuntu wese ukubise kundi avuga ngo ariko retour. Ariko ngira ngo mushobora kuba mutazi ibyo mukina nabyo. Sinzi ari umunyamakuru aduserereje ku mbuga ze yandika akantu ngo iyo wiyunze ku munyantege nke mukubitirwa hamwe. Ariko nyine urabona iyi minsi mikuru yarimo ibitaramo bikaze byinshi cyane. Ntabwo waba wararebye. Hari undi mwana wakoze stage nziza hariya kuri convention. Hari imbere ya Kigali Heights. Wari kumwe na Alikiba. Nawe ari empoisonné. Kevin ise. Ariko Alikiba no yahataye baba. Alikiba ni nkanjye. Alikiba ni nkanjye twese turi abareterete. Usiko Alikiba ko ari umupansione. Twese turi abapansione. Erega tugomba kuzaturirimbira abasaza bo muri za 70. Nibo basigaye batuza. Ibi bisaba energy idasanzwe. Abo basaza none ntago bazabumva sinzi umuntu uzaririmbira. Nuko uzajye kuririmbira Nyagasani ha. Atasiyo Mutabaruka. Kuko Alikiba nawe byanze. Alikiba ni passion. Urabona ariko se wabararebye mbonye zo bundi. Urebye melody. Ubwo wavuga no de Benue biranze Alikiba biranze ubwo sinzi ntago mbizi ariko wambara ukazakora ikiganiro cya showbiz ko wabiryoshye. Nagikora ngiye nkagenda ku bintu twabonye muri iyi minsi nibizaza nkatangira guhanura. Okay tangirure baha amanota abahanzi bawe bose. Alikiba mukuremo ariko we kuko uri umunyamahanga singiye kwirwa bitindaho. Alikiba muvanemo kandi Alikiba buriya nujya kuretinga Alikiba uramushyira muri kategori zacu. Ariko attention Garameri yakoze igitaramo kitoroshye muri Accra. Garameri vuga wamubonye wewe muri South Africa. Uriya we uko asaza ni nk'umuvinyu yakoze igitaramo kizandikwa mu mateka. Baba mbega umucacu niba ry'ibiki. Erega bari aba bararirimbye.
umva nkubwire baba bararirimbye igitaramo yakoze nta nubwo kiranaboko bariya baba bararirimbye cyari gisari kinini cy'ipaji kitwa umuraperi wari wabanje ku rubyiniro bakavuga bati habe nawe byamugendekeye arambwira ati nturebe uko abandi baririmba ubu rero uriya ngiye nko gutanga amanota y'ibyabereye ino Melody wamuha indabyo ze uwo naziha wa mbere wenda nubwo ntavanga gospel n'ibisanzwe ariko ni umva nkubwire rero wa mugabo Israel yazitwara oya jya umushyira muri kategori ye ntukajya uramuvanga n'ibyaha nta n'undi muntu bahuye umva ndagusabye ntuzanatinyuke gufata uwo mwana wasizwe amavuta yarasizwe pe uzi ko Bikare nawe arayuzuza wenyine ubwo rero indabo yazijyana abandi tube tubaretse ntaziha Melody kandi The Ben wanjye byanze uri kure ariko sinzi ahantu ugiye ndabikubwiye reka kunyigizayo nkubwize ukuri urumva uramenye ntuzongere kugereranya Mbonyi n'undi muntu uwo ari we wese Mbonyi ararenze ibyo bireke mushyire ku ruhande we no by the way ntuzanabitinyuke ariko nawe ari muri dimension ya 7 ariko nawe hari akantu gato kari kagiye kumwikira ibirori nakubwire bishobora kuba ari sound irubavu baramutegereje baramubura yarananiwe tugende ubwo ni organisation bwitaragenze neza we nta kibazo afite ku giti kiwe ubwo si we abamuteguriye nibo bakoze amakosa Mbonyi se erega Mbonyi ameze nka Rayon Sport ntajya kosa no gushaka ko tubyegeka hose akoshira dushaka ko tubyegeka katubyegeka ko organisation ariko ubwo tumuveho none tujye kuri Melody wenda na The Ben ari nge babwiye gutanga igihembo nyine nagitanga ngo nonwa nkagiha Melody ariko ngo nonwa nyine mvuga ni umuhanzi nabimubwira nawe urampemukiye akakijyana ubutaha rero ntuzongere kwiyahuza amagambo buriya ngiye ntegereje retour iyo ukubiswe utegereza retour se tuzayibaha ko tubona muri mu kugenda mumanuka mu rwego muduhunze twahita tumenye ko nta byanyu reka ahubwo reka duhaguruke reka nze mbwire Mike retour tuyitegure muyitegure pe none nimwe muzayitegura none natwe nitwe tuzaza mbere yanyu tubanze tubisiketagere natwe tubimene mishishi umva nkubwire nubwo mwahabanze icyumweru cyose twaza tukabahanagura ubwo ya myaka 10 twavuze ngo twakora mukabona kuza ntago bikunze ntago bikunda ubwo nuko nguko byagenze ubwo n'ahandi turaza kugenda tumenya uko byagenze abantu bagenda batubwira nituza kubona umwanya